Je m'attaquerai. Nzashwanyaguza ntabitekerejeho kabiri ndetse rwose ntashidikanyije ntashobora no kubyicuza umukongomani wese uzashyira mu kaga umutekano n'ituze by'igihugu cyacu uwo nzamushwanyaguza zamumerera nabi ntitaye ku byo bazavuga byose nibashake bazayavuge bayamare mu kanwa bazivugisha ndabizi ngo yahohoteye ikiremwa muntu ngo yambuye abanyagihugu abaturage uburenganzira ukwishyira ukwizana n'ubwisanzure sinzigera nisubiraho kuri icyo cyemezo nzabamerera nabi. Nyuma y'amakuru yatangiye gucicikana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko hari impunzi zahungiye mu Rwanda zitangiye kuhava zigasubira mu byazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice byamaze kwigarurirwa na AFC M23 Kongo, abaturage abayobozi bose bacitse urondogoro ndetse batangira kuvuga ko u Rwanda rutangiye gufata abaturage barwo b'u Rwanda rukajya kubatuza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo kuhirukana abene gihugu, kuhirukana bene ubutaka, kuhirukana bene gakondo. Ni ibintu ababyemera barimo kugaruka mu buryo cyangwa se ubundi bakumva barengana, abandi nabo bakavuga ko ibi ari ugushaka kubiba urwango mu banyekongo hagamijwe kubatsemba cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi. Nyamara amateka y'ibihugu byombi abumbatiye ukuri. Uyu ni umwe mu bagize societe civile ya Kivu ya ruguru utumva impamvu izo mpunzi zishobora kuva ku butaka bw'u Rwanda aho yita iwabo zikaza gutura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho yita ku butaka bw'abanyekongo, ubutaka bw'abandi. Hari impunzi ziri kuva ku butaka bw'u Rwanda zikaza gutura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice byamaze kwigarurirwa na M23. Nkawe nka acteur cyangwa se nk'umukozi wa societe civile urafata ute icyo gikorwa cyabo baturage barimo kuva iwabo mu Rwanda bakaza gutura muri Kongo? Ese aho mwaba muvuga ko yaba ari bombe izaturika igihe icyo ari cyo cyose cyangwa hari ukundi mu byumva? Bon, y a pas bombe à retardement. Chaque visiteur doit, celui qui est en visite au Congo doit rentrer chez lui. Oya, ntabwo ari bombe izaturika igihe cyose, ariko umuntu wese waje gusura Kongo byanze bikunze azasubira iwabo. Ni ukuvuga ngo bariya abaturage barimo babeshywa n'uyu bakabeshywa n'uriya ngo nibave iwabo bakaza iwacu ngaje muri Kongo, nabagira inama yo gusubira iwabo kubera yuko abantu ba nyiri ubutaka babwo barahari kuko kandi nabo batangiye no kubusubiramo, kandi nibatangira guhura bakarwanira muri ubwo butaka ntibazagire ngo sinababwiye kuko ibintu by'impuhwe byararangiye. Yego ni ubuzima bw'abantu buba bahagendera, ariko ntabwo wakica abantu bamwe ngo ujye gushimisha abandi, ntabwo bishoboka. Ubwo rero buri wese, uwo muntu wese urimo kuva mu gihugu cye akaza mu nzu y'abandi, akaza mu nzu y'undi muturage hano muri Kivu ya ruguru, rwose namugira inama yo kuba afashe ivarize ye kuko igihe kirageze ngo ba nyiri ubutaka bagira amazu bayagarukemo. Ni ukuvuga ngo buri mukongomani agomba kujya mu nzu ye, nta mikino irimo, nta muntu w'umucakara, nta muntu ugomba kubaho mu bucakara bw'undi. Buri wese agomba gutaha mu nzu ye, agataha mu murima we, nuko nguko bimeze. Buri wese abe mu kazi ke, buri wese kandi ajye mu bye. Buri wese wasuye Kongo asubira iwabo. Umuntu wese washutswe akazanwa muri Kongo agomba gusubira. Ibiri bari kubashuka bakabaryarya mu buryo cyangwa se umundi, nge nabagira inama yo kubasubira iwabo hakiri kare. Nyamara nibasubire iyo bavuye mbere yuko ibintu bihinduka. None ni gute bakuzana nk'intama ngo ngwino ngo ujye gutura mu nzu yundi? Niyo waba udatekereza sibyo wabyemera? Nawe uba ugomba kubanza kwibaza utari ko ahantu munzanye ni mwande, ni mu nzu yande, ni mu isambu yande, ahangaha ndi ni kwande. Ndatekereza ko buri muturage afite igice cyafite ahantu hafite umurima we. Hanyuma ugiye kuba mu kwande, ni iyihe leta yaguhaye iyo pariseri? Ni iyihe leta yaguhaye icyo kibanza ugiye gutura? Ndatekereza ko akazi u Rwanda rurimo gukora muri iyi minsi ari ukubiba hakavuyo, kubiba hakaduruvayo mu karere by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo rukomeze rutinywe. Ngayo amagambo ari kuvugirwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze kubona ko hari impunzi ziri kuva mu mahema mu Rwanda zikajya gutura mu butaka bwazo gakondo nk'uko M23 ari byiri guharanira.
General Retired James Kabarebe ubu ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ubutwererane bw'akarere, asanga icyo M23 irwanira ari ukubaho ndetse ikanabeshaho bene wabo baheje ishyanga biturutse kuko bavutse. Iyo ubona bari abantu bose barwanya abitwaye M23 irwanira iki? Irwanira kubaho gusa. Irwanira kubaho niho kuvuga ngo turarwana ngo tubeho, tugire aho twita iwacu, tuve mu buhunzi bw'imyaka 30, ariko tureke no kwicwa kwabo kwaravuzwe, kwaramamajwe kuri za YouTube, kuri za video, abo bicaga, abo batwikaga, abo baryaga, ni ibintu biri ku mugaragaro. Ukibaza ese aba bose iyi si yose ibyo ntabyibona? Irabibona. Ese kuki byirengagiza? Kuba byirengagiza rero nicyo gikwiye kudukangura nk'abanyarwanda. Nicyo gikwiye kudukangura ko twiraye twagira ibibazo, kandi nta wundi uzaturwanira intambara. Nuko rero iyicwa ry'abasirikare benshi cyane aho ngaho no kuvuga ngo M23 bikomisa cyarasi abasirikare barenga 32 bose yabashyize hasi. Yabashyize hasi bo. Abo naba no kuvuga ngo rero bwana munyamakuru ubwicanyi n'ubwicanyi navuga ko bukomeye cyane buje bwiyongera ku bundi buherutse kubera mu gace ka Kimoka. Ni hafi ya Sake. Ibyo byabaye wa gatatu w'iki cyumweru giciyeho. No kuvuga ngo nta nubwo nigeze nakomeza iperereza. Nshaka guhamagara umwe mu bashobozi ba sosiyete sivile hano muri Basisi, ariko amazina ye ntabwo ndi buyashyire hanze. Hari abantu baba batangiye gutekereza ati ninde. Ndabona nzi ibintu abakuru mu mujyi wa Goma wahemye. Hambwe ati abakuru mu mujyi wa Goma ntayamenye, ariko ngo ubwicanyi bukorera mu mujyi wa Goma urafugwa yuko bukozwe na Wazalendo. Ariko kandi arongera avuga ngo urubyiruko ngo rugamije kwambura abaturage twabo. Uyu muyobozi rero yakomeje avuga yuko urubyiruko rwahawe n'intwaro na leta yacinsasa kandi ngo rugomba kuzikoresha. Ahubwo ndabanza nkubita icyumirizo neza kugira ngo numve nimba ari Cranti Volere zikoze izisaga. Aya Cranti Volere n'ibisambo 40 byishyize hamwe. Yego. No kuvuga ngo rero bwana munyamakuru. Reka nongere ngo hamagara butano. Amaye. Cyangwa bari kurasa amakomporasha. Uyu muhungu baramurasa amakompuratura aha ngaha. Mu birasona nk'igisasu kigiye guturika cya Fagasi giteze. Noneho ngiye kumva numva ikintu kirashwanyutse. Birabe byuya, reka none telefone yisivaho, reka ndebe ko akazi karatuvuna. Iciye da. Niko ye? Karame. Umeze neza? Alright, tubifurije ibihe byiza, tubahaye kandi ikaze inshuti bakunzi b'Ibigwi TV. Mubana natwe mu makuru akomeye abarebana n'umutekano, ubutabera, politike na diplomasi. Nitwa Jerome Munyentwari. Aya masaha nanone tugarutse kuri muri studio hangaha kugira ngo tubagezeho amakuru nanone yiriwe, yaramutse ndetse anaraye. Bitewe n'amasaha aho uherereye ari, kuko turabizi ko fizo oreri yanyu igenda itandukana bitewe n'ibihugu muherereyemo. Tubasuhuza cyane mwebwe rero muri mu bihugu biri ku mugabane wa Amerika, mwebwe muri ku mugabane w'Uburayi, muri Afrika, muri Asia na Oceania. Turabakengurukiye wa mugani w'umurundi kandi turabakeje cyane. Turahera hehe? Turahera Isake muri Masisi aho M23 mu mirwano yabahuzaga na FRDC rwose yabatsinze urebye nubwo itigeze yegera imbere. Bose nyine nta wigeze akura undi mu byimbo, gusa yafashe intwaro nyinshi yica n'abasirikare benshi ku ruhande rwa FRDC. Ibyo muraje mwumve ukuntu byagenze.
Igoma rero mu murwa mukuru wa Kivu ya ruguru muri Nyiragongo nyine abazarendo bongeye gukora ibara rwose bimwe bitwita amabara bica abantu benshi cyane babarashe ni ibintu bibabaje kuko babatsinze mu modoka ibyo ngibyo turaje tubabwire byabereye hehe. Ahitwa Gisuma ni muri Masisi imirwano yarangiye M23 ihirukanye ba FDL na wazarendo. Abaturage rero bari bamaze iminsi babashinja rwose kubibira amatungo amaremara magufi yose bashimutaga n'ibiryo bihiye ngo baraterura bo bari ntibakina. Butembo rero mu mujyi ahangaha imyitozo y'abazarendo ikomeje guca ibintu bakaniye ngo bagomba guhagarika byanze bikunze M23 turanyarukira za Nyanzare hanyuma aho ngaho bawerekeza za Warikare aho M23 iri kugenda yerekeza kugira ngo ize naho kuhakuramo. Tubahaye ikaze cyane tuba turi kumwe na bwana Jemuve ari Ikibumba muri Nyiragongo. Tumuhaye ikaze cyane rero muri studio. Umeze ute bwana? Mumeze bwana munyamakuru. Ko turaho ijwi nkaba numva ritageze nahangaha neza bakuri hejuru. Ndajya no ku muntu ariko rihagere bwana munyamakuru kuko nta kintu cyatuma aya makuru nyaryama. Nawe bwakeye ntiwayasinzira nanjye sinakemera kuyagonana rwose ngo ujye mu gitanda ufurure reka. Yego no kuvuga ngo uko byagenda kose tugomba kuyageza ku badukurikira kugira ngo ibintu ize kuba bigenda neza rwose abatangira akazi bagatangira neza twamaze kuva muri weekend. Yego ubwo turahera he ko mbona yambanye menshi ndimo ndareba mpere Nyanzare mpere za Butembo duhere he? Yes no kuvuga ngo dushatse twahera Igoma twihere mu rwa mukuru ariko urahakura nawe hari ahantu wanza harashoye imari. Oya ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukwakunda cyane bwana munyamakuru rega icyo mugomba kumenya biba ari byiza cyane kugira ngo burya durebe SPL kikiri mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu murwa mukuru. Ubundi mu murwa mukuru ni ikintu gikomeye tumenye uko situation ihagaze by'umwihariko biba ari byiza cyane. Ari byiza cyane reka duhere Goma rero utubwire uburyo cy'abazarendo rero bongeye kurasa abantu ngo 8 bose cyangwa baranarenga. Yagenze bite? Na mikino ariko biranubu ikitwa wazarendo hano cyakamijije cyakamijije rwose ntago abazarendo bashaka guhagarika imirwano habe namba nta nubwo bashaka guhagarika gusahura mu mujyi wa Goma gusa ibintu biba bigiye birimo urujijo rukomeye ku rwego rwo hejuru. Bimeze bite rero kuko umuntu arumva ngo babarashe babahoye iki ni bande? No kuvuga ngo ibi byabaye ku itariki ya 18. Yego byabaye ku itariki ya 18 muri ukwezi turimo. Nibwo rwose nagize gutya nkamagara Igoma nyuma yuko bari bambwiye ko bumvikanye urusaku rwinshi rw'amasasu bambwira yuko 8 bapfuye abandi bagakomereka. Ibaze ndavuga ati rero mukagira inkuru mu makuru ndashaka neza kuko hari abantu baba bagomba kumenya ko situation ihagaze mu mujyi wa Goma. No kuvuga ngo ubwicanyi bwabereye ahantu bita Ruhonga ni umujyi wa Goma aho ngaho. Yego muna kivama ruguru ku birometero 12 gusa ugana aho bita Isake. Yego rero abatanga buhamya sasa bamaye amakuru bagize bati bambwiye bati abantu bashi imodoka ntago bari bamenyekana. Abarashi imodoka ntago bari bamenyekana kuko babanje kwirasa nyine wari uyitwaye n'abandi 8 n'izindi nkomere ntago umubare bari bamenyekana ariko abakomeretse bajyanwe mu bitabo byanigo. Ibintu rero ntabwo nahise mbemera nahise ntangira gutera icyumviro urakina se kugira ngo kishoze neza menya ibikorwa bikozwe nabande bimeze biki ariko abandashe mbababwire nabo nuko rero bwana munyamakuru ubwicanyi navuga ko bukomeye cyane buje bwiyongera ku bundi buherutse kubera mu gace ka Kimoka. Ni
hafi ya saa ibyo byabaye wa gatatu w'iki cyumweru giciyeho ni ukuvuga ngo nta nubwo nigeze nakomeza iperereza mpita nshaka guhamagara umwe mu bayobozi ba sosiyete sivile hano muri basisi, ariko amazina ye ntabwo ndi buyashyire hanze. Hari abantu baba batangiye gutekereza ati ninde ndabona nzi ibintu abakuru mu mujyi wa Goma wahamenye hambwe ati amakuru mu mujyi wa Goma ntayamenye, ariko ngo ubwicanyi bukorera mu mujyi wa Goma urafugwa yuko bukozwe na Wazalendo. Ariko kandi arongera avuga ngo urubyiruko ngo rugamije kwambura abaturage twabo. Uyu muyobozi rero yakomeje avuga yuko urubyiruko rwahawe n'intwaro na leta yaciye insasa kandi ngo rugomba kuzikoresha. Ahubwo ndabanza nkubita icyumirizo neza kugira ngo numve nimba ari kandi vorere zikoze izisabwa. Aya kandi vorere n'ibisambo 40 byishyize hamwe. Yego. No kuvuga ngo rero bwana munyamakuru ndagira ngo utangarize yuko uyu mujyi wa Goma ibintu bitoroshye. Ndagira ngo utangarize yuko uyu mujyi wa Goma ko byanzira urumva ukomeje kuba gateganzamba. Impamvu ni nakomeje gukubita icyumirizo hirya no hino. Ubushake ntabwo nigeze nemera yuko Wazalendo aribo basha abantu 8 abandi bagakomereka. Imodoka yuzuye abantu abandi bakomeretse bajyanwa kwa muganga. Ikizima suko bafite amasasu 8 muri chamber, sinari muri chamber niba ari muri magazine. Ngama munyamakuru iki ni ikintu gikomeye. Noneho cyo gikozwe uribaza ngo nimba iyo modoka yarashwe icyo nicyo cyanditse. Abazalendo bakaba bari bayirashe. Abantu bayirimo n'ibwoko ki. Nakomeje gukora iperereza kugira ngo nze kumenya ese abantu bari bayirimo n'ibwoko ki. Menye se abo bantu bari bafite iki. Nza kumenya bakuru ko ari abantu basanzwe sasa. Wasanze ari abasivile? Ni abantu basanzwe abaturage kwera umuntu agafata imbunda akarekura amasasa angana gutyo ku baturage. Yego. Noneho amakuru amaze gutahura nakwe ku mboni yanjye, drone yanjye iri hano muri ibice bya za Rugonga, aremeza yuko ibi bikorwa byakozwe na FDLR n'Abazalendo. Ariko mu by'ukuri muri uko kubikora ubwo benshi bahise batangiye kwibaza ati nigute ibintu bikorerwa mu mujyi wa Goma, ariko byamara gukorerwa mu mujyi wa Goma polisi y'umujyi wa Goma n'abasirikare baba barinze umujyi wa Goma kabari benshi ntibagire ikintu babikoraho cyangwa se ngo amasasu ahantu hafite bahite bayataka ako kanya batanga umusaga. Rero umujyi tuzi kurimo amabariyeri akamvagaye. Noneho nza kumenya amakuru yuko ngo iyi modoka bashobora kuba baketse yuko ngo ishobora kuba irimo n'abantu bashobora kugira nabi by'umwihariko ngo uyu mujyi wa Goma. Ubwo muri make ni bya bindi byabo babona imodoka zihita abaturage babakeka bavuga bati zishobora kuba yenda z'ibyitso bya M23 baje gushaka amakuru n'ikindi. Ubwo rero n'ibyo ngo babiketse mbere yo kugira ngo barase iyo modoka. Ngaba munyamakuru ndagira ngo utangarize yuko iki cyaro gikorwa cy'ubusahuzi bukomeye cyane, bashaka gusahura bari muri iyo modoka. Ariko abayisahuye mu gihe bari gufatwa banitwaje yuko bashobora kuba barimo bahangana n'abantu bakeka yuko bashobora gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Urumva yuko rero ibintu byabaye mu mujyi wa Goma urebye ni ibintu byatanzwe n'ubundi imodoka yari yapangiwe. Ariko bitewe n'ukuntu n'ubundi ibintu basanzwe basahura kandi abantu basahura ugasanga bafite ba bosi babo, bisa nkaho ibi bintu nubwo birimo byakozwe n'izi ngegera z'Abazalendo, ariko baba bafite bukuru umuntu bari muri potingira amakuru bamubwira ati twabonye ikibyo duhuzanye n'ibi. Akaba ariyo mpamvu abantu badakurikirana kuko ntabwo byumvikana
ukuntu ikibazo nk'iki gishobora kuba mu mujyi ntihagire umuntu ugikurikirana, ntihagire umuntu n'umwe ugikurikirana. ba generali Peter Chirimwami Nkuba reka ntacyo bavuze, twaheruka bavuga ngo abazarendo ngo babambura intwaro ngo abantu nta kigenda baba fake wazarendo bikitiriro babafate abandi berekeze ku rugamba banyabo. Ibyo ngibyo bacecetse baruciye barumize, none nta kintu bavuga. urabeshye, ntacyo bavuga rwose. bavuga iki? nta nyagasani. Ubu nta n'ubutabera buzakorwa, nta perereza ryimbitse, ntaki ni ukuvuga ngo ahangaha wa muntu we iyo hakozwe iperereza usanga ari bya bindi byo kugira ngo babone ko twakoze iperereza, ariko ubundi ahanini usanga ritanakozwe. abantu barapfa cyane rwose, barapfa uko bwije n'uko bukeye, kandi ntagire ikintu na kimwe bitanga. urumva yuko rero ibyo bintu bigaragaza yuko nta buyobozi dufite twebwe. ambwira se ngo dufite abayobozi, dufite siniri wasubwira ntibadiporoyingi. murabafite nuko bameze nka kwa kundi ibuye ryibereye mu igora cyangwa se mu izamu, ibitego bikanga bikinjira nyine bibereyemo nk'igiti tu. wa muntu wengene nirwa nkubwira ntibadiporoyingi ati ku kibuga cy'indege hari bariyeri, kuri antere perezida hari bariyeri, transport region militaire hari bariyeri, bakubwira ibintu byinshi, ariko ugasanga ibyo bintu byose bisa nk'aho ari iby'impfabusa. mbega neza nimba bahora badiporoyinga ukambwira umutekano ukaba ukomeje kuba muke ku rwego rungana gutya, uhambwira ngo ibyo bintu koko biba bisengeye. Ntabwo biba bisengeye. Reka dukomereze noneho Isake ruguru gatoya nyine turebe mu mirwano, noneho turebe yiriwe yakamejeje ibyo byo nabanga ririmo guhereje, ahubwo hanyuma FARDC rero ngo yakubititse bikomeye. Yego ntiyavuye aho yariri nayo niyinjiye muri Sake cyangwa ngo ikubite iyo 23 yirukanye, ariko ngo iyo 23 yakoze amabara, ngo yafashe intwaro nyinshi yisha abasirikari koko. Akuru ni mama. Ndagira ngo utangarize ko ntabwo ikinanye ni byose ntibamaze kubimenyera, kuko ibintu yakoreye FARDC wagira ngo baba bari kwigisha urugamba. ntabwo numva ukuntu iyo mu 23 ibageze gutya igafata intwaro zimara kuriya kandi ariyo yafashwe. rero abijyabiye uti biba byakumije anumi ukata ku muntu akagondagura agafata n'intwaro za none se ibyo bintu mwebwe mu bifata mutibona abantu kari nakubwiye ko mu bagabwe M23 yagabweho igitero. M23 niyo yagabweho igitero, yego. none ifata intwaro itazifata se yareganira ukukumba. Ntabwo wayirata imideri imbere irayikwaka ikayambara. wamuntu najya mutangarize yuko M23 yafashe intwaro za CNB gafatana AK-47 igafata ikitwa za machine gun ya PKM ntibirimo. PKM ntabwo zabura. Yego. Cyakora niheruka gufata bya bikamyo na bya bimwe bya bitwa gute harya ni imazi ni byitwa gute bimwe yafatanye kamazi ziraza cyangwa uravuga muza BM bya BM21 se oya biriya binini cyane. hari kigakora mu mbaro tugasanga hano muri Sake bifatiye musadeke yarafata BM singiye kubeshya nawe ntumbeshye yari yafata BM21 yawe data we M23
BM21 yarayifashe cyangwa uravuga 12 reka reka ndebe BM21 ikabita none se yafashe dore yafashe ibifare ejo bundi sibyo yego kamaze ndebe BM21 imezite kuko ari gihe iyo ntaheruka kubireba nanjye hari BM21 yifata emushinga gato banavuze yuko mu gihe yabitangishe mu ndake yabitishe mu ndake iyo BM yabitayishisha ahantu hadasanzwe ho mutanyana ntabwo irayifata ariko uziko bafashe BM21 Fardes igahagurutsa ko ingije kwitwika bakabuyirengero ryari urabeshye nta data ndakubeshyera icyo wa muntu w'Imana BM21 ikabitarayizana kuyirashisha yarafashe ibifare ejo bundi biriya bya basadeki ikahita ibizana ku rugamba imaze kumenya amakode yabyo kugira ngo BM21 bakakuzana kuri kontra utayizana se utayizana ntabwo wabizana ubundi kikora sharing ubundi iriya BM ni nayikora sharing narabibonye ntabwo wayizana bwara munyabakunda cyangwa utangarize kutayiza kandi barasira kure ariko ntabwo ari ngombwa kuyizana kuri frontline nyine barasira kure ntabwo ijya kuri frontline ahubwo nyine muri zo mbunda ubwo urumva harimo za PKM za SMG network ikaba iragiye ariko turakomeza tugerageze kureba uburyo twakongera kumubona ku murongo wa telefone dukomeze tuganire kuri aya makuru arimo kuva mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo matubwira ibyo yego warugiye se narimbisha ariko ni telefone yanjye hano nokuri bigita hasi kareka bijya bibaho ari ukuntu inahangaha bijya bidukoroga burya naje kumenya ko ahanini atari na wowe burya iminara y'iwanyu ahubwo irakora kubinageza inahangaha twebwe ahubwo ari ukuntu ujya ubona byanze kandi wegereye aho imiyoboro itangirwa kuri ntuza ubu uri hafi ya turuwaza antene yego nuko rero iyicwa ry'abasirikare benshi cyane aho ngaho no kuvuga ngo M23 bikomisa cyarasi abasirikare barenga 32 32 bose yabashize hasi mo abo naba abenshi bari bazabaza rero benshi bari bazarendo bakijagajaga bakiryagaryaga batazi ngo bakusha bate bakamukwita ikibombe kikahita kimwahuranya cyane ko olala noneho na Sadek yaririmo no kuvuga ngo Sadek yarashari ikigaruka gatima mu Rwanda kigaruka mu Rwanda rero umva tayari y'amashirina gatatu niyo igomba gusigara kuri frontline sigaye ifite ubwoba bwinshi none utongira ngo arega baye bwana munyamakuru yaga urugamba rw'itomuhuka Sadek ramutse mu pese bakayirasa kabiri yako uzi ngo yakongera kugira gutya ngo ikagaragara kuri frontline sibyo biri kubase yaratinye bayifatanya amakamyo bayifatana ibifaro barayirukankana barayirasa bayifatana abantu irumirwa iravuga ite babarwanye nibasanzwe reka twigendere yego twigira gisuma ntacyo bitwaye ahanganga imirwano yarangiye ahanganga imirwano yarangiye naho rwose M23 ikozwe akazi katoroshye ariko komeje kwiha umubyizi kabisa ngo abaturage bamerewe nabi cyane babona za FDLR za wazarendo zibazengereje n'imyumbati yabo bayikura ibigori ibishyimbo byose basarura ihene nk'intama bahekenya nkaho baziguze ubundi ngo M23 imanuka ariko buriya munyamakuru hari ahantu hano muri teritwari ya Masisi umuturage adashobora kurya ibitoki adashobora kurya ikijumba cyiza adashobora kurya akantu keza yiyiye
ugasanga hari ibice biba bifite ikintu bita abashefu. 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 Abashehe. Babaza rero n'aba FDL b'ubwoko. Nibo bitwa abashehe, abashefu. Oya nawe ni kumva na abashehe na abashefu. Abashefu. Shefu. Yego. Bakiyongoza. Ugasanga ibyo bintu byiza niho babirya. Ugasanga utuntu twiza twose two muri izo karitsiye tuba ari utwawe. Wa muntu ugasanga nta muturage wavuga. Kuko iyo uvuze rwose bashobora guhita bagupfundiza ubutaka ako kanya. Ugasanga mubayeho nk'abacakara. Rero ibyo bintu bitewe n'ukuntu M23 ibyanga. Ibi byanga ikitwa umuturage rwose hano ku butaka bwa Afurika ya Demokarasi ko nk'abameze neza. Aba bantu bashyigikisha ubuhinzi. Iyo imaze kubafata rero bwazo. Nawe urabyumva gahunda ni ukukubitira mu gafuka. Agafuka gacucu. Rero muri Gisumba naho bose wa FDL na Wazalendo. Bakubise ivumbi riratumuka. Abaturage bari bamaze iminsi bavuga bati amatungo yacu isekume nziza nibo bagira iki. Ntari abana. Ariko yuko uzi ko abagabo ari igihe bibwira bagafata nk'ibika bakabibaga. Bagatungwa n'inyama gusa bakajya barya inyama buri munsi saa sita nimugoroba buri kanya uko bisanzwe barya inyama. Ko bigize intare se? Ukata uko ushoboye. Ko bigize intare kandi atari za sarambwe. Niyo mpamvu zingegera zose zirundiye muri Wazalendo. Ujya kwirira inyama z'inka z'abaturage. Baravuga bati baraturasa. Ariko twariye. Ariko natwe twariye. Ubwo rero bakavuga bati uko byagenda kose bizagenda neza. Bazajya baturasa ariko natwe turi. Ubwo rero bwana abanyamakuru nagira ngo mutangarize yuko ibyo bintu biri mu gituma Abazalendo rwose bongera kugaragara ari benshi ku rwego rwo hejuru. Ku rwego rwo hejuru. Yego. Atari kabisa. Barabakubise rero bahunze bagiye. Barakubise bose bariyanura wamuntu. Bariyanura. Ibutemo mu mujyi turagiye ntabwo dutinda imyitozo ngo yakamejeje nahoze mbabona bacurira ariko singaba barera. Ababonye wigeze ubabona wowe? Mba nababonye cyeka nimba babona bo ntabonye. Kanze nkwe ngaba aha. Uri kubumva? Ndimo ndabumva cyane. Umva hano. Ngo wawili watakufa, ngo watatu watabaki, watajenga inchi. Wumvise ko bitwa ngo ni antibare? Ngo ni zaburenda neza neza. Baribeshye cyane rero. Baribeshya. Angana n'abarwanyi. Ntabwo baza mu bahanganye nabo noneho baje. Aba ngaba baje. Amuntu warega buri hari bidakinisha. None iyi myitozo urayivugaho iki? Wayitegereje, wayikurikiranye ibyisho nyuma y'iyi myitozo ngo bagamije iki? Yes, nukuvuga ngo gahunda. Nukuvuga ibitero bidasanzwe kuri M23. Nogire ngo hari ikindi. Bari ndetse iri gukora ibishoboka byose kugira ngo ibone ikintu bita umusaga. Yego. Ushobora kuyifasha ibishoboka byose mu guhagarika M23. Munyamakuru nagira ngo utangarize yuko uko byagenda kose niyo mpamvu mubwira nti urugamba rugiye kuba no ku butaka bwa Afurika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo rusanzwe. Kuko icyitwa rwose umuturage hano yarakaniye ku rwego rwo hejuru. Umuturage ariko mvugo ni Umuzalendo. Arafata imyitozo uko bwije n'uko bukeye noneho ngo ibizegeje n'abaparakomando basigaye bari. N'abaki?
Abaparakomando. Akanapa mubaza rero se Data. ko nta ubwo niba wabaza rero banyabo barizavuze Amerika na Monisco bigisha kumanukira mu ndege. apo ese barabifata None batabifata. bakamanuka Iyo yamaze gucana n'imogizinda kugira ngo yanamanuka adafite umutaka. cyangwa n'urumogi rwarwimanukira yamanuka n'umutaka atawufite. wagira ureka gusetsa koko amanuka buvuka ngo n'umuparakomando imyitozo ntarabatiramo. amanuka adafite n'umutaka azamanuke ubwo ari abagabo ese ubundi kumanuka mu mitaka birwana he neze arega baba bavuga bati turamutse twasatswe twabigenza dute bakavuga ati rero twiga uburyo dushobora kwifashisha ubundi hambere hariya kuri leta Habyarimana wayoboraga u Rwanda uramuzi kuri leta Habyarimana wayoboraga u Rwanda si ubundi Habyarimana wanyu nyene twebwe ariko yayoboraga u Rwanda tutarakura twari batoya noneho tukaya twumva ngo abaparakomando ngo bamanuka ngo aho hafi yo ngiyo muri za Nyabihu mu karere ka Nyabihu urumva muri Nyabihu muhana imbiba aho ngaho za Nyabihu za Bigogwe urahazi yego ndamumva ujye uhumva hari ahantu hitwa ku ibere rya Bigogwe urumva ese ubwo uri kunyumva ndakumva cyane bose naguteza amatwi yombi hariya rero habaga ngo imyitozo ngo ikanganye ngo hakamanuka ngo abaparakomando ngo bamwe bamanukira mu ndege abandi ku migozi ngo bamanuka kuri iryo bere ni urutare rushinze cyane ubona ko ari nk'ahantu ho kwiyahurira urebye noneho ngo abantu babonaga bari kuhamanuka baravuga ati izi ni ingabo koko zirarwana ni karabutaka na kasamutwe ni karundura ni babi cyane urumva inkotanyi zaraje zarabakubise se ibyo babikoresheje hehe noneho kugira ngo zarashe kabiri bariruka neza abo rwose bameze nk'abagorendo bariruka noneho kugira ngo wemere ko nta nicyo bivuze ibyo bintu byo gukoresha utuntu tw'udufizike twinshi ingabo z'u Rwanda ubu ngubu inkotanyi zarageze hashyira n'ikigo gikaze cyane cyitwa nyine cya Bigogwe tu ni Bigogwe Special Force ibintu nk'ibyo ngibyo ikigo cya Special Force k'ingabo zidasanzwe mbese kimeze nk'abanyadushoka bo hakurya aho ngaho ariko urwo rutare rubegereye ntibajya barwiteza ngo banarumanukire nk'uko izindi zabigenzaga bivuze ngo nta bikabyo byinshi wana nta kare none nabo ngabo ngo bari gusimbuka ngo basimbuka buvuka bava mu ndege ubwo si byo byarya barimo barazimanukamo rwose niyo mpamvu ugira ati mwitonde dushobora kuza kubona urugamba kandi nikomeye reka twigendere urugamba rwo turarubona tujye i Nyanzare muri Masisi ngo ahangaha rero ubugana za Warikare M23 ngirimo kugenda ihasatira yerekeza ahitwa za Gashuga ayo makuru nabonye niyo cyangwa nawe hari ukundo yafite no kuvuga ngo M23 imuragira gika rwose igakubita izamuka kugira ngo n'abantu bazagashuga nabo ibabaze amakuru yabo Gashuga ubwo ariko buriya Gashuga nayo ni muri Masisi Gashuga ni uba uri mu bya za Warikare za Warikare no kuvuga mu Nyanzare uri mu twari amazi ako kantu kari kwikanda nagaki akantu kari kuvuga muri telefone wagira ngo byamaye hareva have kari kwica amajwi Anayimo ndakumva ngi nakoze kavuye he reka nongere ngo hamagara ku kantu byamaye cyangwa bari kurasa amakomporasha uyu muhungu baramurasa amakompora aha ngaha mu birasona nk'igisasu kigiye guturika cya fagasi giteze noneho ngiye kumva numva ikintu kirashwanyutse
biraba ibyuya reka none telefone yisivaho reka ndebe ko akazi karatuvuna iciyemo da niko karame umeze neza rwose nta kibazo. oya numvise akantu gasona ujya ubona ibintu by'imitego wagiye ureba filime filime nagiye nzibirwa cyane. hari ibisasu by'ibitegano byitwa za fagasi kijya guturika kikagenda kibara 1 2 3 wagiye ureba muri za filime ariko gasona none nongeye kumva numva n'ikintu kirashwanyutse ndabane barakurangije ariko muri yarega wanza mutazi umuntu mu Buganda wowe suri iki nturi civilian wekenda usijya kuba ufite umukuru wawe w'umuzarendo ntabwo kuri ubutaka muri civilian cyane utari civilian ndiwe tu ubutaka kubaho civilian ntabwo byamugisha ufite agakose se akantu ugomba kuba hari utuntu bikakufasha mu gihe bibaye ibibazo. none se ku buryo cyaje bakikoherejeho wakiboroka none ariko buriya rega ntabwo tuba tworoshye nakiboroka cyane rwose two ni udukabyo twawe ntabwo mwabwira ariko burangiye mba nizigika two ni udukabyo ahubwo yego warimo tubwira kwanza ukuntu M23 yerekeje rero za Warikare utananyibagiza. Yes, no kuvuga M23 iri kwerekeza mu bice bya za Warikare ariko murabyumva gahunda ifite mu gutabara abaturage no kureba uko abaturage barimo bayitake bayigira ati nta hagere bameze urumva M23 yo ifite impungenge z'abaturage hasi ubwo rero iyo hari abaturage batameze neza ntabwo ishobora gutekana niyo mpamvu rero igomba gukora ibishoboka byose abo baturage kugira ngo bamere neza bakabigiramo uruhare niyo mpamvu rero kubaho rwose kugenda birukanka bagera muri ibi bice mu rwego kugira ngo bamenyeshe neza yuko umuturage wese ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nta kibazo na kimwe afite. Nta kibazo na kimwe afite. Yego bazanagenda rwose bagiye mu bice bigiye bitandukanye mu rwego rwo kugira ngo barangize ibibazo by'umutekano muke ubarizwa ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yego. Hatari sana. Hanyuma rero ndabona hano ariko turetse nibibera muri Kongo hano mu Cibitoke ngo bimeze bitera mu Burundi ko ubizi ko nabo bakorana hafi na FRDC ngabo z'abarundi ariko kubundi ibintu bya Cibitoke abundi ugira ngo ahantu ibintu byaho twabiyoberwa twembi ngo hari imyitozo ngirimo guhabwa imbonerakure zigomba kwitazoherezwa muri Kongo. Imyitozo hari kitanasanzwe kugira ngo imyitozo yoroheje imeze itese kandi karunguha ni imyitozo irimo ihabwa imbonerakure ndetse iyi myitozo ntabwo ihabwa imbonerakure ahubwo iyi myitozo irahabwa na za FDL gahunda bafite rero ntayizi murabizi ahantu habarizwa muri Kongo habarizwa FRDC ndetse kandi hakabarizwa n'abarundi na FDL inshuro nyinshi nagiye mbabwira uko zikorera imyitozo ku butaka bw'Uburundi imyitozo rero iri kubera ku kibuga cy'umupira w'amaguru reka umupira w'amaguru niwo gukora imyitozo mu ntara ya Cibitoke aho bari kwiga gukoresha intwaro gukora imyitozo ngororamubiri aya makuru rero ni kuyahabwa na drone yanjye mu gihugu cy'Uburundi ariko drone rero nyuma y'imyitozo bari kugenda banajya mu misozi itandukanye reka mu musozi barimo barakoreramo imyitozo rwose drone yanjye yambwiye ko ari umusozi bita ngo ni Kishemere Kishemere niho bari gukorera
muri komune ya Buganda niho bari guhera imyitozo yo kurasa. Buganda cyangwa Buganda? Buganda. Ahangaha rero banangiye gutwita amaderinari barashisha imbunda za kimizahiri. Reka n'izindi mbunda zigiye zitandukanye. Reka amono ibintu biteye ubwoba. Amakuru nakomeje kugenda nyakurikirana menya yuko imyitozo ari imbonerakure zihari ndetse kandi na za FDL zihari ariko abangaba bakaba ari abasirikare barimo baritegura koherezwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi yo guhangana n'umutwe wa M23 ariko wamuntu ingabo ababyeyi bari hano ngo bafite impungenge z'uko urubyiruko rw'Uburundi ngo rushiriye ku butaka bwa Kongo kandi ngo banahangayikishijwe n'umutekano kuko ngo abakiri bato nibo barimo barajyayo ku bwinshi ari kuvuga rwose bati dufite ubwoba bati biteye ubwoba bw'ishyamba bagira ubwoba binini bavuga ati uko byagenda kose ugiye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo agaruka ahubwo hagaruka imirambo abagiye gufumbira amashyamba asanzwe afite ifumbire. ni ukuvuga ngo rero abayobozi n'inzego z'ubuyobozi by'urubyiruko muri CNDD na FDD muri Kibitoki ntabwo amakuru bayemeza ibintu barabihakana kandi twebwe tuba twamaze kubikubita imboni. None se imyitozo ibera ku kibuga cy'umupira koko barayihakana? Bari kubihakana umuyobozi w'intara w'ingabo mu nkambi ya Kibitoki niwe uvuga ko imyitozo ya gisirikare idatangwa. Wigeze wumva umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame aganira n'ikinyamakuru sinibuka niba ari Jeune Afrique cyangwa ni ari France 24 noneho yamenya amakuru intasi zamubwiye ko rwose ingabo z'u Burundi ziri koherezwa i Goma. Evariste Ndayishimiye aramubwira ati reka ati ibyo se twabikora ni cyagihe hari ingabo za East African Community noneho agajya afata izindi akazijyana i Goma kurwana kurane rwa FARDC. Mujijishije se bikarangira ndamubwiye turakoze kunyereka ko nibeshye kandi mbiza amakuru nyafite. Ariko ubwo nawe urabyumva M23 abo ngabo yagiye ibiranguza ntiwamenye se ni barone nyine ni barone Ndayishimiye. Komeza utwibwirire iby'iki bitoke rero. No kuvuga ngo rero bwana munyamakuru muri Kibitoki rwose tubasikomeje kuba hatari kuko namaze no kuvumbura amakuru ko mu minsi ishize aherutse y'umuntu bita Jire Murumba umwe bavuga ko ari n'uwina ahangaha ntibayitwa nde narihisha mu nda naribika mu nda umuzarendo mukuru rwose. Yewe ubwo rero wa muntu w'Imana we urabyumva nyine ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye nuko ndi kubona ngo ingabo zaho ziri abakomanda baho bakuru ngo barimo barabihakana ngo iyo myitozo nta hantu ihuriye n'iy'ingabo niba ari iri guhabwa abantu bo kujya kurinda inyanya n'ibisheke. Ntabwo byoroshye amuvandimwe. Ntabwo byoroshye ni amakuru menshi cyane rero tuyakurikiranye bwakira bugacya reka tube tuyarekeye ahangaha. Urumva yagiye ariko natwe twasezeraga ntabwo twakongera kwiba tumuhamagara. Tumushimire cyane bwana Jemuve hariya Ikibumba, dushimire abantu badukurikira bari mu bihugu bitandukanye duhereye hano mu Rwanda, bari muri Leta Zunze za Amerika, muri Kongo Kinshasa, mu Burundi, Canada, Uganda, Belgique, Kenya, Mozambique, Zambia na Tanzania, France, Australia, Norvège na United Kingdom, South Africa. Mwakoze kubana natwe cyane rwose aho muri hose. Tubashimire cyane kuba mwarakanze subscribe na mutarayikanda mwayikanda cyangwa se mukabyihorera nabyo birashoboka, mukaba muzirikana ko igihe dushize ikiganiro mugomba kugihita muri jya kureba kuko dushyiraho rwose twebwe igitondo igicamunsi ndetse na nimugoroba tuba dufite update after update. Kevin ku buhanga bw'ibyuma ndagushimiye cyane.